Njewe nago biriya bya Rebo nje ntago bimpabya njewe mpanganye na Rebo SKY2 abagaye present ni Rebo muzindi nje SKY2 nje mpanganye na Kina Music mpanganye na za Demeni buretse ko Demeni itanakiba none se ngereka nkubaze nje ndi umupapa rukara cyari umusore ibiganiro byanjye ngomba kubigirana n'abantu bakuru banyungura ibitekerezo ndajya guhangana n'umwana utaramenya gutera inda mu yihenze akanya Rocky Entertainment igufashe ikagushyira muri Rebo wakwemera kuyiba muri kumwe na papa cyangwa nyuma y'ibyabaye izi mpamvu nta kintu cya danje mbona ira timu yankorera kirenze icyo nikorera uretse gutwika mubeshya uretse kuba yibanzana mu mico yabo nyine yo gutwika tubeshyanye nese ibisubu n'iki bankorera ubusubure Rebo mu yindi bishatse kuvuga iki ahubwo baba bashareholders kuri njewe tu haryo uri Rebo nje ndi Rebo nese SKY2 abagaye present niki ariko ko ni papa nk'imama guturuka 2019 wigeze ubona n'ingati nimwe ndebera mu gitabo kimwe none ni wo ninjye ukireberamo nyine ese hari igihe ari ukwezi kwari kwashira ukabona nasohoye indirimbo biba bigoranye none kandi bajya bavuga ngo n'uyu umuntu afite imodoka ari hawe n'ababyeyi abarutwa n'uwiguriye igare bagenda mu madege atarayabo nkagenda kuri moto yanjye nje ninjye urenze kuko ngiye ibyo ndi gukora n'ibyanjye subundi turinda umbwira ibya papa cyangwe kibikorwa byiwe ari ibya Rocky ni ibya papa cyangwe indirimbo ntago uzambwire indirimbo ziwe niziba ziri kuri Rocky Entertainment ariko ako kantu ko none karantsinze none katagutsinda sa ahubwo mba mabwiza ukuri mujya murebesha jya wumva ariko utinde gusubiza nibyo kabisa niba tandukana bishobora kuzaba bibi ese Kevin Mbandi bihana reka turangize ikiganiro mbabarira Alright, reka tubasuhuze twizere ko mumeze neza cyane 5 kuri 5 uyu munsi ndi kumwe na Babarao none ndabona ari Babarao byanyabyo SKY2 Babarao hola wajya kuvuga ngo papa wabo nkagira ni doboy wenyine ariko ndabona n'abahungu bari kwago uyu se nuwo wahishe biba mwita Shirondo uyu nguyu aho mujuwe Shirondo ntago bizi ko twakoranye mu ngoma bita Zela kweli banze bwereze afro ngo ninkwera byeri simwe n'urwunju nandukanye n'abafite ikiburi bazoroganzo byose arabizi kuva na kera ngo abanje mbataye jeri ngo bandeke nje nikorere bakubita inshuro duhure ngaruka abakunzi mbahaye peace abanyanga mbaye kidori let's go ngo duzi ninjiye bahabe icyana wazenye nacyo nyikabe mustaboye kuri move njyana isaje muzinga mutahe umviza abakungu uva kuzo man ninjye wafande Shironi sinifata pari nyinshi ndazishumika ngo shayini nunsaze iri joro turagera down yo wa Shiron Domain wahize nago naheza papa no sima brother Zela mwarayikoranye none muri nabimenye ko hari akandi kantu muri gukorana so no umuhungu wawe SKY2 no umuhungu wanjye kabisa yampaye brother wanje nari mbonye mwitanye ba mwana kuri kukumenya papa ninde reka urunigi ni drip nagi ari drip iyi ni gakondo style gakondo style muri make ari EP niyo kubona ya Betray man afite indirimbo itongo urunigi ni drip urunigi ni drip ariko kuri njewe ni gakondo tu ni gakondo iyi ni style nakundenye kubona abantu bakuru nako muco nyarwanda abantu benshi bakunda kwambara urunigi bakunda kwambara inigi nanjye tu nyine itambyambara nkiyambara gakondo kubera ko ibirombe turabyambara abandi nabo bakabyambara ariko tugeze mu gihe cyo kugira ngo tube proud yo kuzana natwe twambara ibintu bikorerwa iwacu mu rwego kugira ngo duteze imbere igihugu cyacu ry'abendera turishyire hejuru ariko wanyemeje man najyaga nibaza ukuntu video uzayikora none wayikoze ba iriya ni video siko wakoze video umusa iriya ni video lyrics Jalas kandi ubuzanye bya bindi byawe we Jalas oya ndagira ngo duhite tubinabikomorezaho rimwe sibyo kuko wenda giye simfite amakuru 100% ariko mu minsi yashize urabizi saga yabayeho ni social MULA SKY2 mu ndirimbo kumushyiramo kutajya muri video iki niki byari birebire cyane sibyo
ikiganiro naracyumvise agahinda kawe narakabonye ndanakumva 100%. Ariko mbona ufashe indi mwanzuro bavuga ati ngiye gukora ishusho rimeze gutya rya lyrics iri kurimo twara tumeze neza. Man. Nziko umuntu umuburana mbazi ko abantu b'abapapa nta hantu bagihurira n'abana. Jalas rero Jalas reka nkubwire ukuntu nje nimereye. Brange yewe nacyo nshimira Imana ntago njya nkunda ku giving up cyangwa se kuba nacika intege urumva. Nje ndi umuntu nyine ugomba kugira plan B. Mu gihe umuvandimwe twakinanye deal ntabashe kuba yayibonekamo tu ya byarabaye ndababara na buri muntu wese no wari we wese yababara ntago ari ngiye wababara ngiye nyine nawe wababara nundi muntu wari wese yababara kubera nyine wateguye project ugera nawe ishootinga umuntu ntiyaza urumva byari ikibazo nyine gikomeye ku ruhande rwanjye ndetse no kubafana banje nyine none ndavuga ati se mu gihe indirimbo nayiteguye mu kwa gatanu n'inzwi izasohoka muri sama why not naba narateguye project igomba kuzasohoka muri sama nkajya kubona nkabona umuntu twayiteguranye ntagabonetse ese iyi ndirimbo nyihombye ndavuga ati jewe ninanga kuyisora yabo wo twayikoranye yaba n'abafana banje baratekereza yuko ntabishyizemo imbaraga cyangwa se bya bintu nabwiraga itangazamakuru byari amagambo fata umwanzuro wo kuvuga ati jereka iyi ndirimbo ngewe SKY2 nyisohore ngiye nyiha abanyarwanda bayumve ejo nejo mundo tuzabagenda bavuga ngo yari amagambo ngo niko agutwika kwabo ndavuga reka ntegure plan B niko guhamagara bari abashiti banje bari abantu bose wabonye muri iriya video lyrics mbashyiramo ndavuga mu vibing track to dropping out ikiba kibi nuko byagenze mu minsi ishize turi muri Flash Network natumiye umugabo witwa Papa Cyangwe naramubajije ni se urumva utarahemutse arambwira ati ikibazo cya SKY2 akomeza kumva ko tukiri muri competition kandi naramurenze man yagize ute none se Jalas reka ngubaze ikibazo ikimwe sibyo iyo ubirebesha amaso yawe sibyo ubona ari iki yandenzeho yakurushije rebo no ibaze ibyo ngibyo urumva ari big deal njewe ntago biriya bya rebo nje ntago bimpabya njewe mpanganye na rebo SKY2 wa Bagaye present ni rebo muzindi nje SKY2 nje mpanganye na Kina Music mpanganye na za Demeni uretse ko Demeni itanakibaho urumva irahara ariko Marina aracyarimo ibwo Marina nyine ubwo nawe simbizi nimba arimo kuko ibyabo mba numva bigenda nje mpanganye na rebo zose zikora nawe uri rebo muzindi nje ndi rebo muzindi urumva ntuzambwire ngo yandushije rebo yandushije iye rebo yandushije Rokise no ntago birari ibintu bya danje none se ngereka nkubaze nje ndi umupapa Rukara cyari umusore sakira umusore nje ndi umupapa urumva se muriye he nabo baracyari muri mindset z'ubusore amaraso y'ubusore ibiganiro byanjye ngomba kubigirana n'abantu bakuru banyungura ibitekerezo ndajya guhangana n'umwana utaramenya gutera inda mu yihenze akantu ushyizemo niko kabi oya ntago rega tujye tureka ibintu nk'ibyo ngibyo Jalas uramenya gutera inda ndahangana nawe dupfa iki rega urwego ndo n'urwo guhangana n'abantu dupfa ibibanza abantu nyine duhanganye dupfa ngo we wantwariye ubutaka we wantwariye ibi nibi ibyo gupfa ibyo ngibyo turapfa iki se turapfa ibyo ngibyo ngewe mbipfa n'abantu ngiye SKY2 neda kabisa bro no man ndemeye Jalas wewe ni ikinyarwanda cyuzuye hanyuma uravuze uti ngiye nkorana n'abapapa ariko umupapa yaragutengushye mugenzi wawe uzise reka ngusobanura ukuntu byagenze biriya bintu nago ku ruhare rwanjye byabaye kubw'uburakari kandi twese turarakara yego ariko turi mu biganiro nje nawe turi mu biganiro projet kandi azanayizamo kandi abonetse biranshimishije byaba ari byiza hako bitaravuze yuko atanabonetse umuzigo namaze kugeza hanze abanyarwanda bari ku vibing ejo bundi narawuronshinze kuri Kiss FM na mukanya narindi kuri Flash TV ndetse ndacyanakomeza kuhatwika urambwira yuko si ubwo wasa kumbwira iki koko baba mbwira nk'ikintu waza kumbwira SKY2 waza kumbwira ntacyo none biragoye ndi mu biganiro n'umuvandimwe kandi n'umuvandimwe namutegure n'akaririmbo nzamutura muri iyi minsi mfite indirimbo bita Amakosa nshaka gutura abafana ba Social Mula n'umuryango wiwe n'abantu bose babajwe nuko nakamenye yitwa
amakosa ya man ni indirimbo ubugaruka kuri kiriya kibazo cyangwa ya ni indirimbo yagarutse kuri feedback nagiye muradazo ku bantu ba social bura hari abantu bagiye bambwira hari nibyo nanjye umuvandimwe yambwiye ati namuteje abantu bamuta mu bihano ya ndavuga ati ibi bintu rero akugira bizaneranye n'abavandimwe byo guhora mu matiku byo guhora mu bintu nk'ibyo reka ibyo bintu mbirangize njyewe niyunge nawe mutegure n'indirimbo isaba imbabazi abafana biwe ndetse n'iki we umutima wiwe numukoraho akumva yuko ari ngombwa yuko agomba kumfasha irandirimba akaza tugakora twateguye video nziza arabizi ibintu twateguye muri video byari byiza nareke dufatira nase uri kumwe na Owe Nino na Doboy rwose hahiye kwese hameze niki warayisanywe bira bintu none se yaretse bira bintu akaza tugatwika agahira rimwe irandirimba ikaca kuri za Trace Africa pan ibingibi by'abana bikinakinisha oraza kumbwira ngo abantu nabonye baraye kugutera amabuye bababwiye ngo baranyamara subukwe cyagiye muri ya interview kwa Irene byari bitaramenyekana barabibonye ibyo mvuga ati kari muzabibona abantu bashuka abantu ngo nabyigikwe ako mani umuntu aravuga ngo nta gikwe wowe urashonje nyine kubera ko nta giku uzakora none se wambwira ngo nta giku uzakora ubwo ni inkwano ntayo ufite none se uzakora ubukwe gute udafite inkwano uzajya nyine ubwo nawe uzajya guterura biba bigoye reka nsome inkurubindi yanjye inkurubindi yawe yivuye ukazambwira ibintu byinshi ubona kurana limited kubisumizi oya abo ntandukanye nabo iseka ari inkurubindi yo iryo ntaga ari ibangiye ni inkurubindi yanjye kana gakunika bagacumbagiza abasaza kimya mu rwego kugira ngo tujye tuganira turi mu mahumbezi iyo ni wicano ari amahumbezi ugomba no kugira akantu tereka muri amagambo buri kumvugisha urashaka nge nzana urwanga koko shako manager oya ugomba gutama inkurubindi mba ngomba kugatamo ka gute de avec 3 avec 4 bigakomerezaho nagari si bintu bya danje Jalas ibintu bya danje kabisa bose amakuru mfite nzi nuko ngo iyo ndirimbo uri gukora y'amakosa umuvandimwe yakugiriye inama akaba ati ariko ibintu si bigaragara ya irega buriya ifite umuvandimwe nicyo cyiza bura cyo kugira umuvandimwe ari gihe nyine abona ibintu byawe akaba yanakubwira ati my brother ibi bintu turimo naga ari fresh gukora ibi ngibi guserera n'abantu muri showbiz we never know ejo mundi social ushobora kuba mukenera cyangwa se hakaba yategura album launch cyangwa se ukaba wategura album launch ukaba wamukenera naga ari byiza yuko nyine wakomeza kuzana ibintu by'amabeef cyangwa se iki kandi even nawe uranabizi social mura no umuntu mukuru kuri ngewe kandi ibintu byose turimo akantu bita ka côté discipline kagomba gukonta ti compla basket ni compla SKY2 ako waje ngo ti compra ngo basket ti compla basket ni compla pa urabyumva cyangwa ntabwo byumva ubwo icyo ni ikinyarwanda mvuze cyangwa ni ako nawe kanagemo kuko warize waba uri umunyamakuru utarize ubundi bugomba kwiga kumenya icyo bita translating ya nkabandi tayari yago iminsi ishize nabonye uri kuvuga iki Espanyol ya man uracyakibuka se fresh comment está Jalas narabyibagiye ukuri basubiza Esto be yego Esto be SKY2 hola wabagaye SKY2 na bagino baba ngo nicyo bivuga ariko nicyo bisobanura mu cyespanyol nibindi byose rega tuba tubizi uzase nk'unungura umbaza ururimi rwose wowe utekereza wumva uburyo ngusubiza ntandukanye n'abari abapetu wirirwa umbwira batazi kwandika a na i na o ya so nukubaho muri make ushyigikiye Bushari uvuga ko papa cyangwe rwose wapi ibya Bushari na papa cyangwe ibyo bintu simbirimo ntago ibyabo mbirimo nge mba ndi kureba ibyanjye yego SKY2 ya Doboy se ubangana ati ameze neza ntago ujye utekereza kumukurikiza se nabonye ibintu bimeze neza ya ndi kwipanga ndashaka kubanza gucelebrating imyaka 2 yiwe tu ukabona kwimurika Jalas man niko umuvandimwe gato nawe mubaza akantu koroheje guhura na SKY2 niki byagufashije wo kumva nyine hari ikintu biguhinduyeho cyane mu buzima bwawe urebye uvuga uti no umuvandimwe to the fullest SKY2 mukesha byinshi ari ibintu byinshi agenda afasha urebye iyi business niwe wayenzanyemo muri mbese ngiye mufata na mukuru wanjye
buri kimwe cyose ntabwo nagikora natamanjije kumushonesha tu ndaza nkamubwira ngo ngiye gukora iyi boro urabona iza kunguka yavuga ngo hoya nta kindi nawe mvuze nawe mpita mvuga ngo nimba yavuze hoya ni oya. Babalawo muri comment nyinshi nabonye kuri iriya issue yabaye, nabonye abantu benshi bavuga bati Bruce Melody nafashe SKY2 nawe rwose agira ikintu akora, ati Rene fata SKY2. No mu minsi ishize mbona abantu bavuga bati Bakitari ko SKY2 akwirukaho wamufashe. Ese biba bimeze bite mare kujya ku bantu nkabona bari kukwihunza? Sasa ukuntu ibintu biba bimeze urumva buriya ari jambo nigeze gusoma nagiye ahantu ngo iyi saha yawe itaragera ntago ibiragera kandi ngo ntuzagire ubwoba ntago yakwibagiwe ahubwo ni isaha yawe itaragira ute itaragera. Bura ushobora kwirukanka ku bantu benshi baka ubufasha bakanga kugufasha ejo Imana ikagufasha tu kandi ubuzima bugahinduka. None se bro mu gihe cyashize SKY2 uburyo nari icyapa ko twabaga duhura mu biryogo n'iki nawe ukiri hariya n'iki uburyo byari bimeze se ubu niko bikimeze ibintu byarahindutse kandi mfite n'icyizere yuko n'abarana kubufasha bakanga kumfasha ejo bundi nabo bazaba bafana ni lazima kandi rega buriya nubwo wabanga kumfasha nawe nabafana nese simba mbona za Snapchat zabo cyangwa se nkirirwa mbona ku mastati yabo bari kwirirwa basubiramo ngo ibigambo byanjye ngo bari gukora za TikTok birirwa ngo nago twamufasha ngashiduka slenge zanjye ibi. Urumva je rero ibyo kubasaba ubufasha ntibabume jewe Imana iramfasha nese ko banga kumfasha ubundi bituma utamenya ubusubu kubo hamaye umwanya ukama ikiganiro nese ubwo si ukumfasha bagomba kukumenya. Yes urumva rero nisa wabona bariya batamaye ubufasha bende wowe uzabunshakira we never know hawamenye man. Hanyuma ikintu nshaka kukubaza urumva ubwo papa cyangwa yansobanuraga kuri no issue yarambwiye ati indirimbo yanjye nayikoze mu kwa mbere SKY2 agira confusion yo kuvuga ati twakoze indirimbo nyuma yiye ndetse turanayishutinga urumva kuko numvise no mu bintu watangaje uravuze ati papa cyangwa twaravuga yemera nkaho ari we mbese uri kunyibwira mbere ati indirimbo ati se mane ko bambwiye ngo social naza muri video yawe kubera nge bisa nkaho yari kukwihohoraho warabimenye ko ari wowe wari waribeshye niyo mpamvu ugiye gukora indirimbo yitwa amakosa cyangwa nuko wenda ugira ngo no nago ibyo bintu bura umuco w'abantu bo muri Rocky bo muri RA bagira umuco nyine tu wo gukunda gutwika nyine tu wo kutagira ukuri nyine ntago ibintu byabo nyine bo babikora nko gutwika ntago bari reality cyane ntago bakunda kuvugisha ukuri gusa nawe twicaranye nawe arabizi ko ari ibintu atajya atinyuka kuvuga twicaranye kuko ababizi ko ukuri kose mba nkuzi kandi nge mfite na fact ibyo ngibyo ntago yabivuga kuko njewe ikintu kinatuma njewe ntajya nemera ibintu byabo nta fact babifite ariko nge mba mfite fact yabyo. Urabyibuka nagiye muri interview abantu mbabwira yuko Rocky nta bukwe yakoze nyuma y'iminsi bahita babibona ko ntabwo yigeze akora n'ibindi byose nagiye mbabwira mwagiye mubibona nge mba mfite fact yabyo mba nzi n'ukuri kwabo kandi sina ngombwa ko ngaruka mu buzima bwabo ntago nyiri muri competition nabo bakandi kubaka ubuzima bwanjye nabo bari mu byabo ndumva nakeneye kugaruka mu buzima bwabo kubitewe nanjye n'ibindi bintu nshaka kwikorera ku giti cyanjye bitandukanye n'ibyabo man. Akanya Rocky Entertainment igufashe ikagushyira muri rebo wakwemera kuyiba muri kumwe na papa cyangwa nyuma y'ibyabaye uzi impamvu nta kintu cya danger mbona ira timu yankorera kirenze icyo nikorera uretse gutwika mubeshya uretse kuba yibanzana mu mico yabo nyine yo gutwika tubeshyanye nese ibisubu n'iki bankorera ubusubure bo mu yindi bishatse kuvuga iki ahubwo baba bashare holders kuri ngewe tu haryo uri rebo nge ndi rebo nese SKY2 abagaye president niki ariko ko ni papa nk'imama guturuka 2019 wigeze ubona n'ingati nimwe ndebera mu gitabo kimwe none ni wowe ninjye ukireberamo nyine ese hari igihe ari ukwezi kwari kwashira ukabona nasohoye indirimbo biba bigoranye none kandi bajya bavuga ngo n'ubona umuntu afite imodoka yari hawe n'ababyeyi abarutwa n'uwiguriye igare bagenda mu madege atarayabo nkagenda kuri moto yanjye nge ninjye urenze kuko ngiye ibyo ndi gukora n'ibyanjye subundi urinda umbwira ibya papa cyangwe kibikorwa byiwe ari ibya Rocky ni ibya papa cyangwe
indirimbo ntago uzambwire indirimbo ziwe niziba ziri kuri Rock Entertainment ariko ako kantu ko none karansinze none katagutsinda se ahubwo mba mbabwiza ukuri mujya murebesha jya wumva ariko utinde gusubiza nibyo kabisa niba atandukana bishobora kuzaba bibi Yesu Kevin Mbandi bihano reka turangize ikiganiro mbabarira